Hello, good morning, bonjour, mwaramutse neza, bwakeye, amahoro, shalom, salamu alaikum. Mbese ibyo byose ni indamutso mbahaye bitewe nuko buri muntu yiyumva, cyane ko inyigisho zacu zitareba idini, zitareba ubwoko runaka, zireba icyitwa ikiremwa muntu icyo ari cyo cyose. Upfa kuba wumva ururimi rw'ikinyarwanda. Muraho mumeze neza, ni Kaneza umugabo nanone ugarutse kuri YouTube channel yanyu Menya Uhinduke. Nizere ko izi vitamine ziriho zirabafasha rwose, abo zifasha ndabareba bamwe na bamwe rwose mbashimira n'ukuri. Uyu munsi vitamine igezweho ni vitamine yitwa Kubaka Urugo mu buryo bwawe. Ni byiza ko twubaka urugo mu buryo bwacu, style yawe, udakopeye kwa kanaka. Keretse ukoperayo ibyiza, that's good. Ariko rimwe na rimwe hari ugushaka gukopera ibyo abandi nubwo byaba ari byiza, iyo tari byawe bikurimo, bikuvuyemo, my dear, you will fail. Ntabwo uzabishobora kuko si ibyawe nyine. Reka turebere hamwe duhwiturane kubaka urukundo rwacu mu buryo bwanjye, mu buryo bwawe. Nanjye ubikubwira ntabwo ari kuvuga ngo kora uko mbivuze, ni nko kukubwiraho gato noneho wowe ugahishurirwa uburyo bwawe. Rero nkomeze mbashimira abakanda like, abakora subscription, abakora share. Nukuri murakoze cyane, Imana y'u Rwanda ihorane namwe. Umugore ubereye urugo rwe cyangwa se umugabo ubereye urugo rwe yubaka urwo rugo mu buryo bwe, nkuko nabitangiye. Style yawe ntawe ureberaho, kuko buri muntu burya aba afite ubunararibonye bwe. Uwo mutima wo kuvuga ngo reka nkore nko kwa kanaka ntawe ugira iyo uri umugore ubereye urugo. Cyakora ari byiza wabisesenguye nabwo ntacyo bitwaye kubikopera, ariko burya ibyiza nuko ugomba guhora ufite inyota yo kwishakamo udushya twiza tubereye urugo rwawe cyangwa couple en general. Utwo dushya tukaba mu ngeri zose, yaba mu ngeso, yaba mu bitunga urugo bifatika, yaba mu bana mwabyaye niba mwaragize umugisha, ukabikora mu buryo bwawe. Ibi ngibi cyo bigufasha, bikurinda guhora wumva wagendera ku nama cyangwa ku mpanuro z'abandi. Mbese wumva ko wowe ntacyo washobora, uhinduka umucakara w'ibitekerezo n'inama z'abandi. Iyo ushatse gukomeza urebera kwa kanaka, usanga uhora uri munsi yo kwa kanaka nyine, uhinduka slave yo kwa kanaka. Nicyo kibi cyabyo. Ariko munyuve neza bakunze ibinyigisho za Menya Uhinduke, simvuze ngo bicikeho cyangwa se ucike kuri abo bagore b'inshuti zawe cyangwa abagabo, kuko simvuze ibi ngibi nkaho wowe uzi byose cyangwa uri hejuru y'abandi muri byose. Hoya, icyo nshaka kuvuga hano ni ukurwanya ubunebwe n'uburangare bwo gukoresha ubwonko bwacu, ukirinda guhora wumva wagendera ku bitekerezo by'abandi. Erega ugasanga ugizwe n'abo bantu iteka, ntawe wabaho badahari. Ibyo nibyo ndiho ndashaka ko twirinda. Hari nk'abagore bamwe na bamwe baba bafitanye ubushuti bukomeye, kandi koko ni byiza kubana mugakundana, mwungurana ibitekerezo. Ariko ikibazo, iyo wimenyereje ikibaye cyose ugahita ubabwira, bizatuma nta na rimwe wabasha kwifatira icyemezo. Kandi burya iteka ibyemezo wafatiwe n'abandi ku rugo rwawe, kandi atari bo barubamo, atari bo barwubatse, yewe nta musaruro urambye uzabona. Ibyo ngibyo ngira ngo mumaze kubigerageza kenshi mukabona ingaruka zabyo. None se ni ukuvuga ngo mu gihe izo nshuti zawe cyangwa niba ari imwe iramutse ibuze, nta cyemezo wakongera kwifatira? Urumva byaba bitateye isoni? Rero aha ndakubwira nti, kangura ubushobozi bw'ibitekerezo byawe, kuko urashoboye. Urugo rwawe ni wowe ubuze aho bipfira naho bikirira. Ni wowe waruhisemo, nta wundi wagufashije kwemera gufata uriya mugabo ngo mubane akaramata. Kandi kamere muntu muzi ko tujya turengwa iyo umuntu yakugiriye icyizere akajya kugisha inama iteka, usanga utangiye kwiyemera nkaho ari wowe dogita w'ibibazo by'urugo rwe, ugatangira kujya unamugira inama zimusubiza inyuma ahubwo. Ariko ni bamwe na bamwe, si bose. Noneho nawe kubera ko
wa muntu wagiraga inama ko yahindutse umucakara w'ibitekerezo byawe nta na rimwe azabona ko umushuka, kuko yananiwe kwitoza kwishakira ibisubizo byo kubaka urugo mu buryo bwe. Icyo gihe kubera ko ahora aza iwawe atakamba arira, n'ibyo wazamubwira inama zimugusha mu mwobo, nicyo nashatse kuvuga, inama zimusenyera ye ntazazibona, kuko ubushobozi bwe ntibuhari, burazimije, ni wowe uriho muri we. Niba hari ikintu cyiza kibaho nabonye ni ugutoza ubwonko bwawe guhora bukora, guhora butekereza. Usanga uhorana ibisubizo byinshi kuri buri kibazo cyaba cyavuka. None se ntimuzi abantu bamwe na bamwe bigana kubaka uko abandi bubatse bikabananira, bashaka kubigana? Impamvu nta yindi, si ibyawe nyine, ahubwo akenshi biranagusenyera, kuko ntiwamenya neza byimbitse uko babigenza. Nubwo baba bakwereka ko muri inshuti cyane, hari ibyo bagukinga, ni hahandi rwose ibyo uzabimenya. Iyo utari confident, donc wiyizera ku buryo wubatsemo nawe ubwo bushobozi, ntushobora kuzamenya ko bariho baragushuka. Ibyo nabivuze kandi uzayatamo, niko bavuga. Urugero, ushobora kubona nka kapu y'inshuti zanyu baguze imodoka nziza, erega nawe bugacya ukabuza amahoro umugabo wawe ngo muzagura imodoka, kandi iyo kapo inzira baciyemo bagura iyo modoka ntuzi neza iyo ari yo. Ahari ni amafaranga y'ubujura wenda bakuze amafrode, none namwe mwibe ngo nuko kwa kana kabaguze imodoka. Kuzi ko konte yanyu uko ihagaze uragira ngo migenze mute? Bashobora no kuba wenda batayibye da ayo mafaranga baguzemo imodoka, ariko wenda bayiguze ngo bemeze abantu, kuko murabizi hano hanze tuba duhiga gusa. Ibyo nabyo sibyo, ni ubwibone. Mwebwe mukwiye kuzayigura kuko ikenewe, mutayiguze ngo mwemeze rubanda, mwemeze society hano hanze. Cyangwa se ahari bafashe za credit, bafashe loan, inguzanyo, kandi bitari ngombwa, ugasanga n'amaherezo birabananiye, bananiwe kwishyura ya nguzanyo. Kandi banki murabizi, iyo mutishyuye inguzanyo yayo barayisubiza. Hari ikindi se baraza bagateza cyamunara mukabihomberamo. Wowe rero madamu urabizi, wishyira umugabo ku nkeke, wibyuka ugasanga wamubujije amahwemo. Kuki tutagura imodoka nko kwa kanaka? Kuki natwe tutafata loan nko kwa kanaka? Ugasanga biteye agatotsi mu rukundo rwanyu. Mwari mwimereye neza, mwikundanire kuri moto, mwikundanira ku maguru, ariko umugabo ugatangira kumutera ibyo bita za complex. Ntabwo ari byiza kwigana ku bintu bishobora kubasenyera. Kuri urwo rugero rw'imodoka nari ntanze, twese turabizi ni ingirakamaro koko cyane, ndetse ntawe utakwishimira kuva ajya kuri za moto cyangwa za bus, yewe n'amaguru. Ariko se niba nta bushobozi bwayo buhari muri ako kanya, bibyara ikibazo koko. Kandi ugasanga abagore bamwe na bamwe nk'abo baba baranakuze iwabo nta n'ingorofani uretse kuvuga igare bigeze batunga, ariko ugatangira gushyira hejuru bwana umushyira ku nkeke ngo urashaka imodoka. Ntabwo ari byo wa mugore we, niba ari uko ngo guteye bamwe na bamwe. Urundi rugero, ugasanga couple y'inshuti zanyu yakoresheje party, iminsi mikuru za fete, ikabatumira mukajyayo, ariko mwataha umwe muri mwe agatangira akazamura ikibazo ati wabonye abandi bagabo, wabonye flower yahaye umugore, wabonye gift yamuhaye, ariko wowe shaho, wowe sheri, wowe ukidoga. Kandi wenda iyo party muvuyemo, iyaba mwari muzi intego yayo, iyaba mwari muzi icyayiteye, ushobora gusanga yari party umugabo yakoreye madamu mu rwego rwo kumusaba imbabazi z'amakosa akomeye yaramaze iminsi yaramukoreye. Hari yaramaze iminsi bafitanye amakimbirane, yaramaze iminsi batavugana, none yakoze iyo fete yo kwigura kuri madamu, arebe ko byibura sheri wiwe yongera kumugarura muri mood. Kandi mwebwe nta kibazo mwifitiye, murikundaniye, muranezerewe, yewe bwana ajya naguha gift atari ngombwa ngo nuko agusabye imbabazi, ariko kubera ko ubonye gift bahaye kwa mushuti wanyu, ugatangira kumushyira ku nkeke utazi icyayiteye. Bigahita bituma wibagirwa amagift ujya uhabwa à l'occasion de rien, nta cyabaye bajya baguha amagift.
shuti yanjye, my sister, abagore bamwe na bamwe mwaba mumeze gutyo, nukwiye kugira ishyaka n'inyota byo kureba uko izindi ngo zibayeho, zerekana mu rukundo rwabo, nawe ngo ushake kubikora kandi utabyifitemo, bizakuvuna cyane cyane utazi intego y'ayo mafeta aba yakozwe. Nunakopera ikintu kuri couple y'ahandi, ndakwinginze uzishyiriremo ibirungo byawe kugira ngo na bwana atazaguseka ko ukoze nk'ibyo kwa kanaka. Just be creative. Niba ubonye fete kwa kanaka, bari badekoye batya, batanze gift batya, batetse ibiryo runaka, ugashaka gukora the same, wiba umunebwe. Nawe ba umuntu utekereza kurushaho. Ni byiza wabikopeye byari biryoshye, ariko ongeramo ibyawe. Kuko monsieur wawe ashobora kuzavuga ati yewe ibi bintu ukoze copy paste ibyo kwa kanaka, nta gashya rero kaba karimo, ntabwo uba umushimishije bikabije. Ugasanga ari n'abagore baziza abagabo babo ngo kuki utampostinga chérie kuri za social media, ntabwo njya mbona ushyira ifoto yanjye kuri WhatsApp, ntabwo njya mbona ushyira ifoto yanjye kuri profile, ntabwo nkunda, ntabwo uri proud of me, ufite ishema ryanjye. Erega uko umushyira ku nkeke nibyo bituma ahubwo baranagiye kubikora abivamo. None se ko mubiza abagabo bamwe na bamwe si ibintu byabo pe, ibyo bintu byo gufata amafoto, ugafata video ukazishyira kuri WhatsApp status, ugashyira kuri Facebook, Instagram. Hari n'abagabo rwose batagira ama Instagram account, ibyo numubizi. Bamwe na bamwe babibereye kuri politique, bashaka barajwe inshinga, urugo biragenda bite, none ugashaka kumushira ku nkeke ngo nagushire kuri status, bikakurya bikagutera umujinya. N'ukuri ukwiye kubimenya ko si bose mama. Niba ubona umugabo kwa kanaka mushiraho, uwawe ntabwo ari ibintu bye, ukamushyira ku nkeke mugatongana, ntabwo ari byo rwose. Ibyo ngibyo ntibikwiye gutuma bibateranya. Uburyo bwawe bukwiye kuba uburyo bwawe couple bwihariye. Noneho madamu kubera kwigana agahora agucyurira, nubona baba friend bacu kwa kanaka yashizeho madame we, nawe nshiraho. Hari n'abagore bagira courage disi bagafata phone ya bwana none bakabyikorera. Erega ugasanga bariho baribyinirira imitoma, bitera imitoma. Ubwo nubwo buvunika shuti yanjye, ngiyewe rwose kubera kugenzura urukundo nkunda kwibera mu isi y'urukundo, njya ndeba utuntu hirya no hino rwose bikansitsa. Hari abagore bamwe na bamwe nzi iyo bicaranye umugore ahita afata telefone y'umugabo akifotora akajyamo akahita yipostinga. Noneho mwebwe mwareba status ya wa mugabo mukagira ngo umugabo yapostinze madamu, niwe wanditse oh my queen my all, naho ni madamu wabo wabyiyandikiye kuri nimero ya bwana. Ubwo koko madamu bumva utavunika? Kuki ushaka kwemeza isi uburyo monsieur agukunze? Aragukunze ni ibyanyu babiri, rega humura. Bwana wawe niba atari umuntu postinga buri kantu byakire, ntabwo biba bivuze ntabwo ukunda, kuko kugushyira kuri za social media si byo binashimangira ko agukunda. Huya, ntabwo kuba rwose umugabo afata umugore we akamushyira kuri social media, kumuvugira kuri za Twitter ari byo bihamya ko amukunda. Huya rwose. Hari bwana wawe abashaka ko ubuzima bw'urukundo rwanyu buba private, buba nyine ubwanyu gusa, kubera ko abahanga babonye tudakunda gutekereza babikozemo business nabo rwose nk'abakunda. Ugasanga nka za birthday cards, wedding cards n'izindi, nta magambo yawe akuvuyemo neza meza ntayo, bitewe n'urugo umukunda wabwira umukunzi wawe akishima ntayo wifitemo. Ibyo biri muri bimwe byo kubaka urukundo mu buryo bw'abandi. Kuko ufata umugabo wawe yakoze birthday, ukazagura birthday card muri supermarket, uko yakabaye upfa kwandikaho gusa ko iturutse kuri wowe, ukabura yimuhaye ya magambo yaturutse muri rwa ruganda rw'abazungu ahantu. Ese wowe wabuze umutoma wawe wari bumuhe? Cyangwa se wowe monsieur uhaye agakarte d'anniversaire mu sheri wawe, wabuze amagambo yawe wari bumuhe bitewe nuko umubona nuko umuzi? Urafashe copy paste uko abazungu babyanditse uramuhaye. Uko nukwigana nabyo, ntabwo ari ukubaka urugo mu buryo bwawe. Urundi urugero twihuse, hari couple zigana abandi bumvise ngo bavuye muri vacances ahantu kuri heza,
noneho nawe ukabishiramo umugabo wawe kandi bitanakurimo ngo tuzagende dore n'abakanaka bavuye Dubai, my love, tugomba kujya natwe Dubai, tugomba kujya Mauritius, tugomba kujya hehe hirya no hino kuko bavuyeyo, kandi ukabivuga bitakurimo kugira ngo just to say nabo. Bwana akagukundira mama, bamwe na bamwe ndabakunda abagabo rwose bavuga bati tugende nakubwira iki hataza gushya umugani w'iki gihe, mukajyayo mwagerayo ugatangira no kumubihiriza, ahubwo bikaba byavamo no gushwana. Uzi impamvu? Nuko wakoze ibintu bitari ibyawe nyine, none uranasebye. Mushobora no kwigumira mu rugo mukarema ibihe byiza, bikaba byanaryoha kuruta kujya hanze y'urugo kwanyu. Najyaga numva kera ngo imiryango yacu yabyaraga by competition, amarushanwa, ngo kwa kana kane bageze ku bana 7, urugero natwe tubahige tubyare nk'icumi, tubyare 12. Usibye ko hari n'abasamaga mu bujiji mama batabizi, uko kubyara abana benshi bindahekana mwiganye badafite mwiganye abifitiye ubushobozi bwo kubarira kubaruta uko mwebwe mu bufite cyangwa babyaye mu bujiji wowe wari ufite kutabikora nkabo. Niyo miryango ugasanga bibateye ubukene, abana bagakura nta care nta affection ihagije mwabahaye, bagakura nta rukundo nyarwo, binagoranye. Usibye ko ibihe byarahindutse, isi ya none suko imyumvire yagiye yaguka yagiye ihinduka, kandi nibaza ko bitanga umusaruro kubyara uko mwabyumvikanyeho, utareba couple z'ishuti zanyu. Muziko family zimwe na zimwe kubera kubyara abana benshi kandi mu nzu ari hato, byasabaga kohereza abana bamwe na bamwe kwa banyogokuru, kwa basekuru, kwa banyina wabo ngo babafashe, bakabafasha kurera kuko umugore aravunika iyo abana batangiye kuba benshi. Ubwo si uwo mwana ko yaraje ku isi ngo arirwe na se na nyina, ukamwohereje kwa se wabo kwa banyirarume, urumva utamwangije. Iyo ke y'ababyeyi ntayazabona kuko ntawasimbura byanga byakunda uburezi bw'umubyeyi wawe nyabwo. Ntabwo so wanyu, ntabwo nyogokuru yakuzuza uko so na nyoko bakagombye kuhaba. Yo usanga na relationship cyangwa se ubushuti hagati y'umugore n'umugabo bugabanuka kuko mu rugo buri kanya n'abana gusa bajya gukura, ugasanga bajya gukura mwarumvise. Kandi kubyerekeye abana si kibazo cy'umubare burya, ni quantité, ni qualité, pardon, ntabwo ari quantité ni qualité. Ashobora kuba umwana umwe akazakora amateka ku isi yose, wabyara 6 ariyo quantité ntihavemo yewe n'ikise n'umukuru w'umudugudu basi. Ibyo bibaho rwose. Rero ndashimira ababyeyi bamwe na bamwe batakibyara kubera ngo kwa kana kababyaye bageze kuri 2, none tuve hasi tubyare 3. Ni byiza ko musigaye mubyara kubera ko mwabyumvikanye, kubera ko muvuga muti future yacu ipanze itya, plan y'uru rugo ni y'uyu rugo, ntabwo ariyo kwa kanaka. Abana banyu mukabakeya, abana banyu mukareba step yabo umunsi ku wundi. Ibyo rero ni bimwe cyane nari mvuze. Abadame, abapapa bamwe na bamwe bafite ko bashakaga kwigana ingo z'abandi, please stop. Ubaka urugo mu buryo bwawe, genza mu buryo bwawe, tera imitomo umugore wawe mu buryo bwawe, kuko ufite ubushobozi bwinshi cyane butekereza burenze ubwo wabonye kwa kanaka. Niba kanaka yaguriye imodoka umugore cyangwa umugore yaguriye imodoka umugabo, nawe uzabikore kubera ko biri ngombwa, bikenewe. Wikwishyira ku nkeke ejo mu mezi 2 muhite mwongera muyiveho. Ukuntu byari babaje kuba umaranye imodoka ukwezi uryohewe, ariko kubera ko mwayiguze bitari mu buryo bwanyu mugahita muhitakaza. So ngaye nguko muri make. Thank you very much. Mwebale nyo, asante sana. Murakoze komeza kunyereka ko munkurikiye. Ni kaneza wa mugabo, mukomeze mugubwe neza. Nakagaruka, vitamine ziracyari nyinshi cyane. Bye bye.